nongeye kwasoza rero mbahereza ikaze mwese aho muri mukomeje kudukurikirana nyina muri Imana nakomeze kubana namwe muri akanyana ngira ngo nkubwire byinshi bitandukanye biri kuvuga mu itorero rya ADEPR by'umwihariko impinduka zishaririye zamaje kugaragara muri itorero n'inkoresha ivuga ngo zishaririye nuko hari benshi zitaguye cyangwa se batazakiriye neza. Aya ni amavugurura y'amagaragara mu itorero rya ADEPR aho abapasiteri basaga 1000 bambuwe inshingano. Gusa ngo nubwo bigoye ngo izi mpinduka ngo zari ngombwa, nubwo bigoye bamwe kuzakira ariko nanone ngo byari ngombwa. Abambuwe inshingano rero gusa ngo bahumure bazaherekezwa neza. Amezi asaga 9 rero arashize ADEPR iragijwe ubuyobozi bushyashya bwahawe inshingano zo gushyira iherezo ku bibazo burundu byagiye byumvikana mu itorero rya ADEPR by'umwihariko kuva mu myaka 8 yari maze ishize. Izi mpinduka rero zaragijwe imbere na biro, izi mpinduka rero zirangajwe imbere ndetse n'uyu pasiteri Ndayizeye Isayi wungirijwe na pasiteri Rutagarama Eugene ndetse n'umuyobozi uyu nguyu pasiteri rero Rutagandeje n'akari umunyabanga akaba umuyobozi rero nshinga bikorwa. Hanyuma hakaba n'uyu pasiteri Bubirigi Hemani umuyobozi ushinzwe umutungo imari n'imishinga. Uyu akaba ari Oleri Umuhoza umuyobozi ushinzwe rero abakozi n'ubutegetsi Gatesi Vestine. Kuva rero ku wa 8 ukwakira mwaka 2020 nibwo aba bayobozi batangiye urugendo rugamije gukora amavugurura mu nzego z'imiyoborere izirimo rero z'imirimo itandukanye muri ADEPR, azirimo imirimo, amategeko, imikoranire n'imikorere muri ADEPR no kwemeza ko yashyirwa mu bikorwa. Naho kwikubitiro rero kuwa 23 Ukuboza 2020 ADEPR yakuyeho amatorero y'uturere yarasanzwe ari 30 ndetse n'indembo zari zisanzwe ari 5 ziraseswa zose hashyirwaho 9 nshyashya. Naho nyuma y'amezi 4 kuwa 3 Mata umwaka 2021 hatewe intambwe yindi yo kugabanya rero paruwase ndetse urwego rw'umudugudu ruhindurwa inyito rwitwa itorero. Ibi byakozwe hagamijwe rero kuwongerera ubushobozi. Muri izi mpinduka paruwasi za ADEPR zavanywe kuri 401 zishyirwa rero ku mubare w'143. Murumva ko harimo itandukaniro rikomeye cyane. Naho mu gihe imidugudu yahindutse amatorero, imidugudu rero yahindutse amatorero yasigaye ari 3125. Impinduka ziri gukorwa na komite y'inzibacyuho yashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB iyobowe na pasiteri Ndayizeye. Hari rero abazibona nk'intambwe iganisha itorero aheza, ariko abandi nanone si ko babibona. Abandi rero zababereye nk'umubirizi usharira bidasanzwe. Abatararyohewe n'izi mpinduka barushijeho rero gusharirirwa nyuma y'icyemezo cyafashwe cyo kwambura inshingano z'ubuyobozi abapasiteri n'abashumba barenga 1000 mu gihugu hose. Kwamburwa inshingano bivuze ko umushahara babonaga wahagaritswe, ariko bazakomeza umuhamagaro wabo wa gipasiteri, bivuze ko bashobora kubwiriza nta nkomyi. Nkuko rero tubikesha ikinyamakuru cya igihe rero yabonye umwe rero mu bahagaritswe mu rurembo rwa Kigali. Ivuga ko rero izo nzemezo, ivuga ko rero icyo cyemezo rero cyashingiwe ku
ivuga ko ari icyemezo cyashingiwe ku byagiriweho ku byaganiriweho rero mu nama na komite nyobozi yagiranye n'abapasiteri n'abavugabutumwa yasobanuriweho izo mpinduka z'imikorere y'umudugudu. Ikomeza yerekana ko kigamije rero kuvugurura imiterere n'imikorere y'inzego z'itorero no gutandukanya umuhamagaro n'inshingano z'ubuyobozi. Mu kiganiro yagiranye n'igihe rero uyu umupasiteri yagize ati hashingiwe ku mpamvu z'ubukungu itorero ryagize kubera coronavirus, hashingiwe ko muri aya mavugurura hanzuwe ko abanyamuhamagaro bazakomeza guhembwa ari abahawe inshingano z'ubuyobozi. Isoza rero imumenyesha ko guhera ku wa mbere Kanama azakomeza umuhamagaro ariko nta nshingano z'ubuyobozi afite. Aya mabaruwa rero akijya hanze, abapasiteri bamwe bagaragaje ko ibyakozwe bitari bikwiye kuko hari ibyirengagijwe kugira ngo ibingibi bibe byakorwa. Umwe mu batashatse ko amazina yabo atangazwa yagize ati ubuzima buragoye muri iki gihe cya coronavirus, hari abafashe inguzanyo ku buryo no kwishyura bizaba ingorabahizi. Itorero ryari rikwiye kugenda rero buhoro buhoro mu gukora impinduka ndetse tukabimenyeshwa mbere y'igihe tukitegura. Naho mugenzi we rero we yamwunganiye avuga ko byamugizeho ingaruka kuko amaze imyaka 15 nta kandi kazi agira ahubwo yari yeguriye Imana. Aho agize ati nize teoloji gusa ku buryo bigoye ko hari ahandi hantu nabona akazi cyangwa se ngo mbe nagasaba. Ni inzira itoroshye rero kwibaza ati ese izi mpinduka zigoye kwakira bamwe ese zari ngombwa? Bamwe bati zari ngombwa, abandi ati ndabona bitari ngombwa. Pasiteri usengera muri rimwe mu matorero abarizwa mu karere ka Nyarugenge yavuze ko babwiwe ko amavugurura yakozwe ajyanye n'ubukungu butifashe neza ndetse bitewe n'iyi coronavirus. Ahagize ati natwe byatubayeho no gusenga Imana igakomeza kudushyigikira. Nge nkomeje umuhamagaro wanjye ahubwo nibwo Imana irushijeho kunshyigikira. Usibye ko ntayoboye itorero gusa ndacyari pasiteri. Abapasiteri batagifite inshingano z'ubuyobozi babwiwe kwegera abashumba b'abapasiteri rero babwiwe ko bagomba kwegera abashumba b'amaparuwasi bakabagendera aho bagomba gusengera. Nyuma yo guhabwa amabaruwa rero abashumba babwiwe ko ibisigaye hazubahirizwa iby'amategeko ateganya. Ibi bivuze ko bagomba guhabwa imperekeza mu yandi magambo. Umuvugizi wa ADEPR Pastor Ndayizeye Isayi yatangaje ko impinduka zakozwe atari ukwirukana abapasiteri kuko uburyo bwo kubavana mu nshingano buzwi kandi bukoreshwa kuwaguye mu makosa. Ahagize ati ADEPR igira inshingano zo za gipastori n'iz'amavugururwa cyangwa se n'iz'ivugabutumwa zikaba rero ari iz'umuhamagaro. Iyo pasiteri ahamagawe ntaba ahawe akazi ko guhemberwa. Icyo turi kuvugurura nuko gufasha itorero, icyo turi kuvugura rero nuko mu gufasha itorero harimo guhangana n'ibibazo by'ihungabana ry'ubukungu. Ni ibintu rero biri mu nzego zitandukanye no mu bigo byinshi cyane. Nubwo rero abapasiteri n'abarimu ari umuhamagaro ariko hari uburyo bagendaga bahembwa.
ngo nubwo rero babikoraga ari umuhamagaro ariko hari uburyo nanone bagendaga babona akantu cyangwa se agafaranga cyangwa se guhembwa mu yandi magambo. Yavuze ko iki cyemezo cyamenyeshejwe rero abagifatiwe binyuze mu nama yakozwe mu kwezi gushize yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu ijambo rye yagize ati ntabwo twabirukanye, uburyo twirukana abapasiteri burazwi neza, baracyafite inshingano zabo. Iyo tubahaye inshingano mu byo arahirira nta mushahara urimo. Uburyo rero turobanura abantu n'amasezerano bagirana n'itorero si inshingano zo guhemberwa, nta masezerano y'akazi baba bafite. Yakomeje agira ati abahawe inshingano zihoraho zo kuyobora nabo bagenerwa uburyo bwo kubafasha. Ngira ngo mu ijambo yavuze ati aba rero iyo bahawe inshingano zihoraho zo kuyobora nibo rero bahabwa uburyo bwo kubafasha, bakanatanga raporo yerekana ibyo bakoze. Abo batoranwa rero muri paruwase n'abavugabutumwa, mu byagendeho rero hagenwa abapasiteri bakurwa ku mushahara. Harebwe rero abasanzwe bafite indi mirimo, abari hafi kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, abadafite imyaka igera kuri 60 kandi abadafite imyaka igera kuri 30 ndetse n'abandi. Nyuma y'aya mavugurura rero haratekerezwa kuringaniza umushahara ku buryo rero pasiteri wo mu mujyi n'uwo mu cyaro bazajya bafata umushahara ungana. Pastor Ndayizeye yagize ati biracyanozwa neza ariko haracyari ibitekerezo bitandukanye byatanzwe, aho rero usanga wirurembo nubwo bakora imirimo imwe ibyo bahabwa ntabwo bingana. Ati rero nibikiri gukorwa rero, ati nibikiri gukorwa ngo harebwe uburyo byahuzwa ibi nabyo. Mbere rero wasangaga umudugudu uriho abapasiteri nk'icumi bose bahembwa ariko ntacyo bakoze runaka gifatika. Biteganyijwe ko umudugudu uri munsi y'abakristo 800 uzajya ugira umuyobozi umwe, uri hejuru yabo ugahabwa umuyobozi n'umwungiriza. Mu gihe rero umudugudu urengeje abakristo 2000 uzahabwa umuyobozi n'abantu 2 bamwungiriza. Abambuwe inshingano rero bazaherekezwa neza, abangaba bamazwe impungenge. Abapasiteri rero batakiri mu myanya y'ubuyobozi bafite inshingano zibashoboza kubwiriza, kubatiza, gutanga igaburo ryera n'ibindi. Ikindi rero ngo mu makuru rero igitangazamakuru cy'igihe cyamenye ngo nuko rero abatahawe rero inshingano zo kuyobora bazagenerwa imperekeza bitarenze iminsi 7 uhereye igihe ibaruwa zibahagarika rero zatangiwe nk'uko bigenwa n'amategeko. Imperekeza rero zitangwa hakurikijwe igihe umuntu amaze mu itorero, ariko ntawe ushobora kujya munsi y'umushahara w'amezi 2 nibura ufite uburambe hagati y'umwaka 1 n'5 ahabwa inshuro 2 z'umushahara we. Ufite hagati rero y'itatu n'5 ahabwa inshuro 3 z'umushahara. Hagati rero ya 15 na 20 ahabwa umushahara wikubye 4, mu gihe ufite uburambe bw'imyaka irenze 25 ahabwa umushahara w'amezi 7.
uyu rero Pastor Ndayizeye yavuze ko abantu bakwiye gukomeza kwizera Imana no gutekereza ko hari ibindi bakora. Aho rero yakomoje rero ati itorero riri gutegura uburyo bwo kubaherekeza muri urwo rugendo. Nubwo rero turi gukora amavugurura nk'aya, ibigo byinshi cyane amatorero biri kugenda biyakora. Niba rero tumara ukwezi abantu batajya mu kazi, dukeneye kwishyira mu mwanya w'abandi bamwe twigisha kwizera. Ese bo bazabigenza bate? Imana rero Imana tubwira abandi, natwe turayizera kandi tuzi ko ifite uburyo butandukanye izakomeza kudufasha. Mbere y'uko insengero zifungwa, izigera kuri 34% nizo zakoraga gusa, ndetse abapasiteri bari bakomeje guhembwa. Abakurikiranira hafi ibibazo bya ADEPR bavuga ko impinduka ziri gukorwa nubwo ari umuti ushaririye ko bari kuwunywa, rero tushobora kuzavamo igisubizo kirambye. Naho umwe muri bo yavuze ko abapasiteri bakwiye kwitwara nk'abakozi bafite amasezerano y'akazi, kuko iyo arangiye ubuzima burakomeza. Uyu yagize ati uyu munsi dushobora guhagarara, hari abavuga ngo nzabaho nte, hari abakubwira ngo murumva tuzabaho dute, uko dufite amadeni. Ukibaza uti ese iyo umukozi ukora akazi gasanzwe agahagaze bigenda gute? ADEPR ni itorero rimaze imyaka rigera kuri 81 rikorera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, aho rero ryatangiye rero hano gukorera mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1940, rikaba rifite insengero zisaga 3280 mu gihugu hose hano mu Rwanda. Nuvanga insengero za ADEPR ni 3280 mu gihugu hose mu Rwanda. Bariyemo na zazindi utekereza ko zitazwi, narizo burya zirazwi. Iri torero rya ADEPR rikaba rifite abadiyakoni basaga 82,000. Aha ni mu gihugu hose mu Rwanda. Ikindi nuko itorero rya ADEPR rifite amakorari asaga 6,318 mbore ni 6,318. Yego, 6,318 niyo makorari abarizwa mu itorero rya ADEPR. Hanyuma rikaba rifite abahanzi, ndavuga abahanzi, nimvuga abahanzi n'abahanzi bibaruje cyangwa se bari baruwe, bari mu rugaga rw'abahanzi by'umwihariko bazwi mu itorero rya ADEPR, basaga 200. Hanyuma ikaba ifite imiryango 41 y'abanyeshuri biga muri za kaminuza, abavuga butumwa bagera ku 2,460, ndetse n'abapasiteri 1,240. Reka mbashimire rero mwakoze cyane kubana natwe kuri iki cyegeranyo n'abateguriye.